nk'abantu nese barakunda undi wowe bawumva aba besto bakagombye kubana gute ababesto. wowe wahitamo icyaha kugira ngo uyu nguyu akubere umukunzi cyangwa akubere umubesto abonye nambaye neza, abonye telefone arifuza kubaho nayo. Ikintu cya mbere nakugiramo inama wowe udukurikiye, iga kunyurwa. Nunyurwa n'ibyo iwanyu baguhaye uzabaho neza kandi nukora ibyo byose uzabigeraho. Njyewe nyine inama natanga ni ukunyurwa ukakira ibyo wahawe ukareka kubaho ubuzima bwa mugenzi wawe kuko ntuzi uko abayeho. nizere ko mumeze neza ngo mukurikiranye Rifa TV show cyangwa se Rifa Studio nkuko mumenyereye ni Annette mba ngenda mbazanye utuntu tugiye dutandukanye muba mwagiye mukunda. So uyu munsi rero nabazaniye ntago nzi niba tubita abakapo cyangwa ababesto baraza kubidusobanurira. Mbere na mbere abantu mwakaze subscribe kuri Rifa Studio cyangwa se Rifa TV show, abantu muduhereza ibitekerezo muduha comment, abantu muduhamagara mwifuza ko dukorana, mwese turabashimira kuko ibintu dukora nimwe tubikorera. So rero uyu munsi abantu bari hano ntago nzi ukuntu ndi bubite, baraza kubitwibwira nimba ari couple nimba ari besto, I don't know. So dutangire mutwibwira mumeze mute? Tumeze fresh kabisa nta kibazo. Amakuru yanyu Ko tumeze neza ra. mbere na mbere turabita, mbere yo kumenya n'amazina yanyu turabita couple besto iki? So mutwitikira batwitiki. Mutwita aba friend akatujya besto w'igihe byo twarabimenye. Turi aba friend. Okay. Duhereye kuri wowe umutipe witwa nde? Banyita OG%. OG%. Bisobanuye? OG ni amazina yanjye no August OG%. Tuvuga ni wa muntu ukora ibintu byuzuye. Yego ndabyumva. Hanyuma amazina wiswe n'ababyeyi? Imana ishimwe August. August. Umukobwa? Nanjye nitwa Ines. Ines Divine. Divine, uraza kongera ijwi. Ikintu cyatumye rero mbatumira mbere na mbere nabashimira ko mwakira ubutumire bwacu, ni byiza cyane. Ikintu rero cyatumye mbatumira, hano hanze muracyari urubyiruko namwe, rero hano hanze hari ibishuko byinshi cyane mu rubyiruko. Hari abantu nyine usanga abana bato bari gutwara amada kandi ikindi ahanini bayaterwa n'abantu batarahamenyekana. Muri buze kutubwira tugende twungurana ibitekerezo. Duhereye ku muhungu, ni iki kintu ubona kiri gutera urubyiruko kugenda rugwa mu bishuko? Urubyiruko rw'iki gihe se ko rusigaye rukunda ibiceri n'amafaranga ni cash. Usanga rwose umwana ku myaka ye 13 yifuza gutunga iPhone, kibaza uyu mwana natwe ba mirongo ntiturazitunga. Namwe mufite akazi nimurazitunga. Ariko usanga umwana wa 13 14 nshaka iPhone. Hanyuma se nyine abo bana izo iPhone kandi koko baranazifite ntago bazifuza bikarangira gutyo batazibonye, barazibona. Ikigaragara cyo ni mwebwe muzibaha. Nyuma yo kuzibaha hari n'ibindi muba mwitwa, bigenda gute ubundi ugiye guhereza umwana iPhone uri under age nyine kubera iki? Aya nagari mbanza ngo se nagatwe tuziba Ni bande? iPhone abana bari kuzihabwa nabo basaza. Ni kuvuga nese ubu umwana nagura iPhone naba nzayikurayo. Nayikurayo niyo nafite amafaranga yo kuyigura nayimugurira se sinambare. Ariko usanga umusaza ufite kampani mirongo y'abantu umwana mwaka iPhone avuga ati ndaguhanesha, agamije iki? Kumuhohotera tu. Kumuhohotera. Wowe urabyumva gute? Sandrine Divine. Okay, mbere na mbere ukuntu bibyumva, ikintu kibitera cyane cyane kugira ngo abana bishore ni irari ry'ibintu ndetse no kutumvira. Aho usanga umwana nyine atabasha kumva ibyo waba babashije kumuha. Niba waba bamubwiye ati wowe wenda banza wige iki, ntabwo uragera igihe cyo gutunga telefone, we mu mutwe wahita yumva ko bari kumuhohotera kandi nyamara siko bimeze. Ku bantu bazibaha rero ntabwo navuga ngo ni abasore kamere kuko bano basore nabo barakishakisha, ahubwo bazihabwa na ba bantu bakuru bakababyaye, bakababereye ababyeyi, bakabayoboye mu nzira nziza, akaba aribo baza kubandira ubuzima babashuka. Ahanini nanone nkunganiye gatoya imbuga nkoranyambaga,
akaza kuri social media runaka akakubonaho wowe ufite ahantu wageze waracyari umwana nyine ugasanga bifite ukuntu birimo agashaka nyine guhita agera kuri level wowe uriho kandi wenda ufite akazi wowe rero akumva ko inzira ya hafi yo kubibona ari ukugenda kujya mu bantu bakuru. Ikindi ni ukubera iki abantu bakuze aribo akenshi urubyiruko mutunga intoki nk'abahungu kuki nyine ibibazo biri kuza mu rubyiruko muri gutunga abahungu bari gutunga intoki abasaza ni abasaza cyangwa se n'abakecuru ntabwo ari abasaza gusa mwese nta mupeteje we duheretse guhura afite iPhone y'imyaka 8 ariko we ari umuhungu yibaza uyu mwana ni iya papa we ari iye none se hari umukecuru nawe ufite ujya ugira kwaje reka umukecuru wareba umusore ngende umusore ngema nyine abasore se suzi ko bari n'abakecuru bagezweho abasore nabo barabafatira baheza amafaranga amamodoka meza baheza usanga mubikesha abashugamana nawe ufite igishugamana muteze besto cyazetse kikanyijyana sinzi waba nisizemo ko muri aba besto oya ntabwo turi aba besto ese ibintu bya besto mwebwe mu byumba ubundi kuki muri guhakarira ko muri aba besto bitwaye se na mbere ubundi ikintu cya besto kora ko bari ukudufera kora ko bari ukubeshya umuntu ngo ni umubesto rese reba nka Titi na Nyamba kora n'ubu besto ngira ngo nyine kuko ariko babidutangariza nawe iyo urebye ubona ari ubesto iyo urebye njyewe ubundi akenshi nkunda kumva icyo umuntu yambwiye ntabwo mba nshaka kujya inyuma y'ibyo yavuze sawa reka tujye inyuma y'ibyo yavuze nawe iyo wanurije nk'umuntu mukuru inyuma y'ibyo yavuze nkanjye nk'umuntu tuba turi kumwe kuri seti iyo mbirebye ndeka kumushyira hanze ariko nyine buriya ni ubesto nigeze kubona behind yabo ni ibintu baba barimo buriya ntabwo ari ubesto nk'abantu barakunda nese ubundi wowe bumva ababesto bakagombye kubana gute ababesto byarahindutse ariko ubundi kera umubesto yabaga ari wa muntu ukumva nawe umwumva ariko bitagiye kure ari wa muntu uzavuga uti mfite ikibazo ukamuhamagara ikibazo cyawe akakigira iki akaguhumuriza uwo niwe mubesto mwiza ariko wa muntu muzahura hariya mugasomana mugahoberana ngo ari umubesto ntabwo nyambyizeye ese divine n'ubyitiranye na Sandrine sorry divine ntabwo yakubera umubesto mwiza divine yambere umubesto ariko ntago divine ari umubesto n'umukunzi nicyo kintu yawe ari umubesto n'umukunzi byatwa kambere umukunzi aho kumbera uko ububesto reka nimba ikintu kibaye mujye mucyakira niba umuntu yemeye ko umuntu ari umubesto koko akabyemera ati ni umubesto wayise kandi kuki mwamukundana niwemera ati turakundana ukabyita besto nyine buriya biba ari besto tunese niko bakazi ko bakundana ariko umubesto mukora biriya bintu abaho bakora ibiki se barababona aho ngaho reka tumungane reka tumentioninge kuri Titi na Nyamba sibyo muri interview bakoze ejo bundi Nyamba baramubajije ese niki best friend wawe yakora cyangwa se wabwira best friend wawe utabwira boyfriend wawe nawe ubwe nyine yabuze icyo avuga biriya niko akunda umuntu yihisha mu isura y'ikintu atari cyo okay nyine ukambara umwambaro w'ikintu nta kindi kintu yari kuvuga hariya kuko nyine yabuze ikintu arenza kuko akenshi ntago ibinyoma wabidefande reka abo besto nibo babi buriya ni ababesto rero se divine wowe wahitamo icyaha kugira ngo uyu nguyu akubera umukunzi cyangwa akubera umubesto aba yari amahitamo ya mbere umukunzi rero niyo kuza kureba inyuma ya kamera ukuntu turi bubihuzahuze kuko nyine ikigaragara ese ubundi mu busanzwe nta kantu karimo mu busanzwe turabavandimwe muri inshuti bisanzwe akantu karimo sinabikubwiye mureka kubeshyera ubuvandimwe ntabwo uyu ni mushiki wanjye wo kwa mama wacu ubwo nyine akantu ka besto kataye agaciro haje aho mushiki wawe wo kwa mama wawe ntabyo okay twigarukire ku rubyiruko rw'iki gihe turi gusoza niki kintu mubona urubyiruko rwakora nyine ubwo ni urubyiruko niyihe nama wagira umwana ukizamuka uri kujya ku masosho media
akabona umukobwa mwiza nk'uyu nguyu agashaka kumera nkawe kandi nyine wenda atabifitiye ubushobozi. mbere na mbere njye inama nagira aba bana mwabana mwe mudukurikiye kuri Rifa TV show, atansiyo mwitonde, ni ukuvuga abana bari gushaka gutera karitoma mu buzima, bari gutera karitoma, bagende step by step, bareke gukomeza urabona iyo umuntu ateye karitoma ava hano akagwa hano, abana rero nabo bari gushaka gukira bateye karitoma. Aya nibitonde, nese uriya musaza arakugura iyo iPhone ariko nayo indwara ari bugutere n'inda byose nyine. muri make abana nibitwarike, nibitonde kabisa kuko hano hanze ntabwo bimeze neza. none se abakecuru se n'abasaza babibajyana? Abakecuru n'abasaza mumpamagarire murangira ati urahamagara erega barimo baradutwarira abana. Ikibazo ni ukubabona reka ntabwo wapfa kumubona, hari n'ukuntu ushobora kumubona nk'umumodoka ukagira ngo ni onkle wiwe. Yego, ntabwo wapfa kubibona. ni onkle azabihisha bizashoboka ariko ukuri kuramenyekana. ariko abasaza nabo ntibagabanya irari wanjye, reke kwitwicira urubyiruko. Mbese ubundi buramugura iyo iPhone ejo umwangize ubwo ari umwana wawe, nabo baba barabyaye ubwo ari umwana wawe. Nibagira impuhwe. Divine, niki kintu ni iyihe nama wagira urubyiruko rungana nawe cyangwa se ruri munsi yawe nyine rwatwawe n'irari byiza, ama iPhone 15 yanasohotse, batwawe nawe n'ibintu bigezweho, adafite ubushobozi akakubona wenda ukuntu umeze, ukuntu wambaye ku masosho media, akenshi birimo no gutera abana ihungabana. Umwana agashaka kumera nkawe yabonye kuri social media, noneho hajeho ibintu ngo bya vlog, umuntu yerekana ngo ibintu ngo kwezi kose ibintu yari arimo. Ushobora kubona uriya mukobwa cyangwa uriya muhungu ari muri hoteli, uba wumva ko kwezi kose yakumaze muri hoteli, yagiye kurya, yagiye gusohoka, yagiye mu biki, ugasanga nyine umwana uri kubireba utari kwanariza ngo yumve ko nyine ni ibintu aba yapanze uwo muntu, ni umu content creator muri make. Rero wowe ukagenda ukareba ibintu ari gukora ugahita ubishyira mu buzima busanzwe bwa buri munsi, ugasanga abana biri kudutera amadepresiyo. Ni ukuri depresiyo ya iPhone ngiye yaranyishe, iPhone 15 ahantu dufite depresiyo za iPhone 15 uri kumva yasohotse, noneho ntabwo turi bukire bagenzi bacu. So nihe nama wagira umwana ushaka kubaho mu buzima atari cyangwa atakagombye kubamo? Icya mbere na mbere njye ndibanda ku mwana nyine uri munsi y'imyaka 18. Of course nta nubwo yari yagira mu gihe cy'ubukure ngo abashe kuba yakwaforodinga ibyo bintu, kuko nta burenganzira. Akenshi nubwo turi mu isi y'iterambere, ntabwo ubundi umwana ukiri mu mashuri, mu masomo, nubwo amashusho media rimwe na rimwe adufasha, ntabwo agakwiye gutunga amatelefone. Oya, akenshi nanone reka abakiri muto, akenshi abo bana nyine usanga ashaka kubaho nka mugenzi we, ariko noneho umwana urengeje imyaka 18 we bimutera depresiyo. Abareba umwana bangana basoje segonderi, afite iPhone, afite iki, nyine bikamutera depresiyo nyine kubera ibintu afite, we ntabyo afite kandi barangana. Niki kintu wabwira nyine umwana usibye n'abari munsi ya 18 n'uri hejuru yayo ariko ushaka kubaho nka mugenzi we? Ibyo bintu kenshi cyane bijya bigaragara nko muri za kaminuza twigamo, ugasanga umwana yavuye iwabo nta telefone nziza afite, ageze ku ishuri arambonye, wenda n'urugero abonye nambaye neza, abonye telefone, arifuza kubaho nayo. Ikintu cya mbere nakugiramo inama wowe udukurikiye, iga kunyurwa n'ibyo iwanyu baguhaye, uzabaho neza kandi nukora ibyo byose uzabigeraho. Njyewe nyine inama natanga ni ukunyurwa, ukakira ibyo wahawe, ukareka kubaho ubuzima bwa mugenzi wawe, kuko ntuzi uko abayeho. Kuko ashobora kuba iyo smartphone atunze yagiye gukora nyine bimuvunye, wenda wowe ukayibona ukagira ngo yagiye muri wa basaza, kuko uri kubona option yoroshye yo guhita uyibona, ukatereka nanga ubuzima bwanjye kugira ngo nanjye njye agatwiko. Kandi burya ikintu utazi, ya telefone ushobora kugenda hari imbere gato bakaba barayigushikusha, ubuzima bwawe buba bwangije tayari, kandi ntabwo niba wari isugi ntabwo bizagaruka nk'uko wari umeze, uraba wangiritse, nagutera indwara urazisigarana, smartphone yawe bayijyanye cyangwa inameneka igwe mu mazi, cyangwa iyo myenda
banayibe, byose birashoboka. Rero icyo nabagiramo inama ni ukunyurwa bagasenga Imana bakanakora cyane, bagakura amaboko mu mufuka nyine, iyo ukoze nta kintu utageraho. So rero reka nkomeze mbashimira abantu mukurikiranye Rifa TV show, abantu mwakanze subscribe, abantu muduhereza comment, abantu mudahwema kuduhereza comment mwe banjye ubundi. So rero hano turaza gushyiraho nimero hasi, muze kuduhereza ibitekerezo, muduhamagare, dukorera ku Gisimenti nka Rifa Studio, dukora amafoto meza na video, ufite baby shower, blood shower, ibintu nk'ibyo bijyanye n'uburere mu bukwe hose tuba duhari, n'amafoto meza cyane wadusanga kuri Rifa Studio ku Gisimenti i Remera. So dusoza Besto na Kongo nawo kwa mama ni mushiki weda nabatse mama niki kintu dusoza, niki kintu mwabwira abari badukurikiye niba nawe niganyira? Okay, ikintu kagira abantu badukurikiye nyine nibakomeze balikinga ibi biganiro byacu, bateye comment, baduhereze na comment y'ikindi kintu twazabakoreraho. Ikindi nyine turabakunda kandi dukunda inama zabo, ego bakomeze badukurikirane nyine, tunafoto nako Rifa Studio ifotora neza cyane, zaze muri benshi. Ubundi mwifotoreza he? Ubundi mwifotoreza he? Kubaye uri umujene utarajya muri Rifa Studio, ubundi wavuga ko muri Kigali waba uri umujene si byo hata. So rero reka mbashimire ko mwitabiriye ubutumire bwacu, mwakoze kuza. Ego nanjye mwakoze kutwakira. Ikiganiro cyacu nakagaruka, tuzongera tubatumire, twizere ko igihe cyose muzaba muhari, tukaza tugafatanya urubyiruko kurugira inama. Muri comment namwe muze kutubwira nk'ibintu twagiye dusimbuka, nk'igitekerezo mbaga ari ingenzi tutavuze, muze kubitubwira. So rero mwakoze kuza. Ego hari akandi kantu twakongeraho, natwe nk'abajene nka friends dufite campaign yo kwigisha urubyiruko, mudusapotinge ku bitekerezo cyane cyane. Watubwira platform zanyu? Oya ntabwo turafungura platform, ariko turi kubitegura kuko turashaka kujya mu byaro cyane, niho hari abana batarasobanukirwa ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, bataratunga amatelefoni. Yego nibo dushaka kwibandaho cyane. Dufite campaign zitandukanye, tuzagenda twagura ibikorwa byacu, kandi nyine namwe murahari muzadusapotinga. Natwe turahari. Umunsi mwafunguye platform muzaza hano tuzibwira abanyarwanda bajye babakurikira babasapotinga. So mwakoze kuza rero, naho ubutaha muzanye platform kandi twizere ko ari vuba mutadutengo. Tubirimo. Sawa murakoze.